atahubwo kubera ibintu ukoze by'amahano tuguciye no ku ngoma. Ubwami bwo bwari buzakomere ntibuzaba bugikomeye kuko imyumvire ufite, imitekerereze yawe iri hasi. Ninde wakubwiye ko umuntu ibintu byose abishoboye cyangwa abihamagariwe? Icyo ukoze si icyawe. Ingaruka ya mbere kuri uyu muntu, ibyo akora byose n'imbaraga atakaza, ntabwo ashimwa n'Imana, ashimwa n'abantu. Cyambere ntashimwa n'Imana, ntabwo ashimwa n'Imana. Ahubwo abakomisiyoneri umutego wa mbere bagwamo iyo bagiye gutoranya batabajije Imana. Buriya na Samweli yari umukomisiyoneri, ariko we cyamufashije yakoranye n'Imana bya bugufi. Mbere yuko asuka umuntu w'amavuta yarabanzaga akamubaza, Mana uyu niwe? Hoya, ngo ndamwanze, ntabwo ndeba nk'abantu. Uyu munsi abakomisiyoneri Imana ifite abenshi ntibagifite umwanya wo kubanza gusenga babwira Imana ngo Mana uyu muntu umurimo tumutoranirije azawushobora. Intumwa zitakaje Yuda byagenze bite? Saravuze ziti ntabwo twapfa gufata umuntu tumushyira mu bintu by'Imana mu muhamagaro ukomeye utya tutabanje gusenga ngo dukore ubufindi. Umwuka wera hishura ugomba kujya muri uyu mwanya. Bakoze ubufindo, babukoreye iki? Baranga ko umuntu yajya mu bintu bitari ibye akazabananiza. Iyo umuntu ari mu kazi katarakananiza abantu, ananiza abandi, ananiza abayoboye, ananiza abashinzwe kureberera, ananiza abashumbye, ananiza ababereye umungeri, imitwe igashyuha. Intego ya Kristo si ukunaniza ababereye umungeri. Panzeri no Yesu yahera avuga uti ninjye mungeri w'ukuri, abandi bose n'abanyazi. Vuga ngo uhereye none ubu mungeri ugira icyo ashinzwe mu itorero nashake lisanse cyangwa impamyabumenyi runaka. Uzi ikibazo kiba kigiye kubaho hano. Nta muntu uzongera kuba mu muhamagaro runaka, mu nshingano runaka abiheshejwe n'uko Imana yabimutoranirije, ahubwo bibaye kompetisiyo. Ubasha kwiga akabishobora akarangiza azaba ari umukandida wo kuba umungeri. Ariko wambajije uti aba bantu bari kuyobya abantu kuko nabo bayobejwe bakaba bari mu mihamagaro itari yabo, nababwira iki? Ubundi ari abanyumva aramutse yiyize, icya mbere yakabaye amanika amaboko kuko ntahazagera, akavuga uti ibintu si ibyanjye, agasenga Imana ikamuhishurira icyo agomba gukora, cyangwa wenda arakiza aranakirengagiza. Kuko nasanze atari ibyanjye n'ikimenyetso cy'uko atari ibyanjye biranamvuna, birananiza. Nibarekure bagende barindire Imana ibahishurira icyo bagomba gukora, kuko ubundi se baba bazagera igiti data atateye n'ubundi kirarandurwa. Inzu itarubatswe na Kristo n'ubundi umuyaga uzazihirime. Aha rero iyo mpageze ku muntu wahamagawe n'Imana, uzi ko bamushyira mu nshingano by'amarangamutima akazanga, akavuga uti hoya ibyo bintu si ibyanjye, ntabwo mwarebye neza, ibyo bintu si ibyanjye kuko ndabizi rwose imyaka maze, ntabwo ibyo bintu ari ibyanjye. Simbi hari abantu nzi bagiye banga kujya mu mihamagaro bagahakana batera kare ibyo bintu ntabwo ari ibyacu. Kubera wari ubatoranije yarabibeshyeho, yarakoresheje amarangamutima. Noneho rero igitangaje, Yesu ageze imbere ya bamwe bitwaga ngo bafite ubwenge bw'isi, abanditsi b'amategeko, abafarisayo, nibo bitwaga ngo ni abasitari mu bijyanye no kwiga, yaba iby'amategeko yaba iby'iyobokamana, bari banyabwenge cyane. Aribwo ubwo bwenge uyu munsi turi gusabwa ngo dushyirwe mu myanya runaka. Abageze imbere ababwira uti mwabarandasi b'impumyi mwe. Noneho atangiye kubita impumyi, bicaranye amadogitora, bicaranye amarisanse mu by'amategeko, mu by'iki, atangiye kuti muri impumyi mwebwe, muri abarandasi b'impumyi mwebwe ubwanyu ntaho muzigeza, nabo mwitwa ko murabahetse nta hantu muzabageza. Kuki ari kubita impumyi? Nuko ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwenge abantu batanga. Ubwenge ijuru ritanga sibwo bwenge isi itanga. Ubwenge isi itanga sibwo bwenge buyobora ubwoko bw'Imana, ahubwo ubwenge buyobora ubwoko bw'Imana ni ubwenge umwuka atanga. Ntabwo duhakanye ko kwiga ari bibi, nanjye narize n'izo za teoloji narazize, ariko ntabwo nazize mfite intego yo kuvuga ngo reka nige ndebe ko bampa umwanya, ndebe ko nazabona inshingano runaka, ndebe ko nazaba umuvuga butumwa. Ndeka nanabwira abantu nge nize namaze kumenya umuhamagaro wanjye. Ntabwo umuhamagaro w'Imana umuntu awuhabwa n'ubwenge bw'isi. Umuhamagaro w'Imana umuntu awuhabwa n'umwuka wera, kandi umwuka wera niwo mwigisha, umwuka w'ukuri nazi yaje muri wo warakwigisha. Ubwo mu yandi magambo nuko buri wese akwiye kumenya niba ibyo arimo ari umuhamagaro we. Buri muntu Bibiliya yabitubwiye, muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Umuntu wese utunze umuhamagaro atirata ko ari Imana umusizemo, zeru urapfuye. Ikindi cyaguhesheje umuhamagaro kirapfuye, kuko ni mu muhamagaro utwara uwanjye manarayo nta buyobe burutubwo. Narayobye, naguze ibiryo ntarya bitari ibyanjye, naguze umwambaro utankwira. Kuki nguze umwambaro utankwira? Naguze ingutiya ndi umugabo, ngura ijipo ndi umugabo. Kuki naguze umwambaro utari uwanjye? Icya mbere ndayobye. Icya kabiri, bwa buyobe
nanjye ngiye kubwigisha abandi nabo ndabayobeje. Imyaka maze muri uyu muhamagaro nabonye umubare mwinshi w'abantu bafite impapuro, ariko ngategereza ko bavanga umusaruro uri ku rwego nk'abantu bafite impapuro bamwe nkawubura. Ngibaza nti se impapuro bafite zimaze iki? Nanabonye abantu bitwa ngo nabaswa nyine nk'aba ngaba ba Petero bavuga bati uyu muntu ntaho yize. Imana ibakoresha ibintu by'ubutwari by'indashyikirwa kugera ku rwego n'abafite impapuro bavuga bati ni ukuri uyu muntu ntabwo asanzwe, ndetse bagatangira no kumwikanga. Iki kiratwigisha iki? Kiratwigisha ko ibintu bigendanye n'umuhamagaro w'Imana nta hantu bihuriye n'ubwenge bw'isi. Umva, ubwenge bw'isi tuzabushaka, ariko icyo tuzabushakira si ukugira ngo butwinjize mu muhamagaro. Amashuri tuzayiga, ntituzareka kwiga, ariko ikizadutera kuyiga si ukugira ngo atwinjize mu muhamagaro. Icyo ni ikinyoma. N'ufite imyumvire yo kuvuga ngo reka njye kwiga, njye mpanura ntibamyake mikoro, reka njye kwiga mbona uko bampa rekomandasiyo yo kuvuga ubutumwa, reka njye kwiga mbona uko ejo bazampa upasitoro ntawamenya, reka njye kwiga ejo nzabe mwarimu, warayobye. Kandi urebe ukuntu ibintu byabaye ikinyuranyo. Uyu muntu umaze imyaka myinshi yiga siyanse z'isi, afite ibyo yigiye kandi yakabaye ajya gukora arangije kwiga, birahari. Ubundi ntabwo yakabaye aza gushakishiriza akazi mu kuyobora ubwoko bw'Imana cyangwa se mu gukoresha umuhamagaro w'Imana. Yakabaye ashakishiriza akazi mu byo yize, nibyo byakanamufashisha, kuko yageze mu byo atize harimo n'ibyo by'iyobokamana by'umurimo w'Imana, niho bigera hagati rimwe na rimwe bikabacanga, cyangwa se agashaka guhinduka umutegetsi mu by'iyobokamana aho guhinduka umwungeri. Kuko iyo watangiye guhinduka umutegetsi mu iyobokamana bihita bigaragaza uwo uriwe n'ibyo wize n'icyo wakabaye uri gukora muri uwo mwanya, ahubwo atari cyo uri gukora. Ubwo nta bwungeri ufite, ntabwo nose buba buhari. Aha bamwe kuba bungeri, nose ni Kristo yamuhaye kuba umwungeri, cyangwa yize ararangiza bamuha akazi? Yize ararangiza bamuha akazi. Ahubwo hari abimitswe kubera impapuro, ariko batimitswe kubera ko bafite umuhamagaro w'Imana. Nicyo gihe kuvuga niki? Ubwo impapuro ushaka kuvuga n'izihe? Ni igihe kinini umuntu amaze yiga ngo bamuhe umuhamagaro, yiga amashuri runaka ya Bibiliya cyangwa asanzwe, cyane cyane ya teoloji, kuko turi mu iyobokamana cyane. Z'abantu benshi bize teoloji kandi nawe warayize, bayize rwose bakajya naho bagira lisansi rwose, batigeze bahabwa iyo myanya. Abanza abandi ahubwo bavuye kwibikaho metirize yo mu mashuri y'ubumenyi bw'isi, siyanse, bagahita babimika. Ubwo igifite imbaraga na teoloji cyangwa igifite imbaraga ahubwo n'ay'ubumenyi bw'isi? Abo ngabo ndaje ngaragaze kwimikwa kwabo kenshi. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya, iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke, dukanguke, dukanguke. Reka mpere kuri iki ngiki cy'inama twagira abanyamadini, uburyo bagomba gukorana na politike y'isi na za leta, kandi ntibagire icyo banabangamira mu busabane bwabo n'itorero rya Kristo. Ubundi ijambo ry'Imana ni ukuri riba ryisobanuye. Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ibya Kayisari mujye mubiha Kayisari, n'iby'Imana mubihe Imana. Bibiliya hari ikivuga ku kijyanye n'itorero n'abanyetorero, iberekeza ku cyo bagomba guhuriraho n'idini. Nuko itorero n'abanyetorero basabwe kubaha ababayobora mu rwego rw'amareta, nk'uko n'ubuyobozi nabwo buba bwarabayeho Imana ibishaka. Kububaha rero ni ukububaha muri bya bindi bya Kayisari. Hari ibyo Kayisari adusaba, ni ukububaha muri kwa kubahiriza amategeko n'amabwiriza leta zishyiraho agenga sosiyete muri rusange, ariko adafite aho ahurira no kwinjirira idini. Hari ugutanga iyo misoro, hari ugutanga ibyo bintu bitandukanye, hari ibiki byose, hari ibyo za leta zishiraho bigenerwa abaturage. Kandi mu baturage n'umwe witwa umukristo nawe ari mu baturage, n'umwe uri mu itorero rya Kristo nawe ni umuturage. Nareba ibyo leta, amatorero n'abanyamadini nibareba ibyo leta isaba bigendanye n'inyungu rusange mu baturage, babyumvire, babigandukire nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ariko ntibaze gutanga urwaho ngo ibyo bakabaye bakora mu nshingano bahawe na Kristo baze kubikorerwa na za leta. Kuko leta akazi zifite nako ntikoroshye, kongera kubaha nanone n'akandi
ko guhagararira Kristo mu matorero nge mbibona nko kubaha akazi ko guhagararira Kristo mu matorero. Ni nko kubabwira uti noneho rero mwari muhagarariye Imana hanze muri sosiyete, ni munaze muhagararire Kristo mu matorero kuko twebwe byaraducanze. ngo ntabwo bishoboka ko umuntu w'umubiri arondora uw'umwuka, ariko uw'umwuka arondora uw'umubiri. Niba umuntu w'umubiri adashobora kurondora uw'umwuka, ni gute umuntu w'umwuka yagisha inama w'umubiri uburyo ayobora ibintu by'umwuka? Wenda mugishije inama y'uko ayobora iby'umubiri sava, kuko mu buryo bw'umubiri dufite ubumenyi butandukanye. Hari ubumenyi waka umuntu akagufasha, ariko niba ari ibintu by'umwuka ngiye kuyobora, ntibishoboka ko wowe w'umubiri wangira inama y'uko nyobora ibintu by'umwuka. Wayingira utese kandi uri uw'umubiri gute? Aho rero kaba kabaye. Noneho rero aha ni ikibazo kiri gikomeye. Bari kuvuga ntabwo ubutegetsi bw'isi ibyo babyemera, kuko ntabwo ubutegetsi bw'isi nibwo buyobora itorero. Ntabwo ubutegetsi bw'isi za leta z'isi ibyo ngibyo by'imihamagaro ntabyo bazi, kuko ntibakijijwe. None kuki babyivangamo se niba batabizi? Ihangane gatoya. Ntabyo bazi, kandi ya madini arakorera muri ubwo butegetsi. Icyitonderwa rero, kuko bambikanye none se ku buryo leta ishobora kugera ku rwego rwo kuzi kavuga ngo uyu nguyu naba ari uyobora. Tugiye mu muhamagaro tukajya no muri Bibiliya, ibyo ntabwo byemewe. Leta izaderega abakozi b'imirenge, ishyira abakozi mu turere, ishyira abakozi no mu itorero bayiha akazi, naho ihaze gushyira abantu mu myanya. Muri iki gihe abayobozi b'amadini bananiwe gukora akazi kabo, ahubwo leta iza kubafasha. Ahubwo ndumva leta ari nziza, kuko nibiza gutera inkunga bananiwe, nubwo ni nzinge nabona ari ubufasha baba. Uvuga ngo niba barananiwe gukora ibyo bakabaye bakora, kugira ku rwego za leta zigira impuhwe zigavuga duti tutabigiyemo ibintu bizamera nabi, ahubwo noneho leta ihindutse abafasha bo gufasha abantu mu ntege nke zabo. Imbere y'Imana hatazagira ugaragara ko hari ikindi cyamuhesheje urwo rwego ariho, cyamuhesheje guhagarara muri uwo mwanya, cyamuhesheje kwicara muri iyo ntebe, uretse Imana yonyine yabihaye buri wese. Twese tukagera ku rwego rwo kujya twirata tukavuga ngo ni Imana twirase kuko niyo itumye tuba turi muri uyu muhamagaro. Ariko ikintu kibabaje, niba narabangamiwe n'abandondoza amaso y'umubiri, abandondora mu mubiri, ngatsikamirwa mu buryo runaka, sinisange mu muhamagaro nahamagariwe, ku mpamvu z'uko iby'isi cyangwa idini rireba aribyo turigiye kugaragaza nka ruswa ntabifite, ejo nkagira amahirwe nkabibona, ntabwo nzaba nkirata ko ari Imana impesheje kuba mu muhamagaro. Nzirata mvuge nti harakabaho amashuri narize mbonye diplome, none ninjiye mu muhamagaro. Harakabaho amafaranga nubatse nujuje etaje, none bampaye umuhamagaro. Harakabaho runaka twabaye inshuti, none ageze mu mwanya runaka anshize mu kidendezi. Icyo gihe niwe nzajya nirata mvuga ndi Kristo ye byari byamucanze byaramunaniye, none iyo ntabona runaka ngo anage mu kidendezi, ubwo niwe nkesha kuba ndi muri uyu mwanya. Ubwo ikidendezi waba uvuga ni ikihe? Ikidendezi ni ukwinjizwa mu mwanya wawe aho wakabaye uba n'ubundi. Ubundi hari ahantu umuntu yakabaye ari atari, hari ahantu umuntu yakabaye ari bitewe n'iki Imana imuhamagariye. Ubu hari abantu bari mu myanya itariyo bakabaye barimo, ukurikije n'iki Imana ibashakaho. Iyo rero bayivuyemo bakayivamo mu buryo butari bwo, niba umuntu yarahagurutse afite ishyaka ry'Imana riri kwaka muri we, hakaza ibwiriza rivuga ngo umva, nushaka wakugurumane, nutabona diplome runaka nta murimo uzakora muri iri torero cyangwa muri iri dini, nta butumwa uzavuga, nta mikoro uzahabwa, nta nshingano uzagira. Ikibazo kibayeho, niba uyu muntu adafite ubushobozi bwo kujya, kuko ayo mashuri ntabwo bayigiramo ubuntu, nta nubwo ari ay'itorero wenda riba ryashyizeho rikavuga riti nka kumwe twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, nta nubwo ari n'amashuri byibuze itorero rishyiraho, kuko niyo yakabaye yitabwaho training abakozi.
nk'uko Elisa avuga guti mfite ishuri nigishirizamo abahanuzi, bagakura bakaguka mu bumenyi ku kijyanye n'umuhamagaro bakora. Si n'amashuri byibuze iryo dini ryashyizeho rivuga riti aya mashuri nayo kwigishirizamo abana bacu, tukarera imihamagaro yabo, twamara kuyirera noneho tukabakarasa mu myanya bagomba kubamo. Ni ukujya kwirwanaho no kwiga ayo mashuri. Icyo gihe uzajya kwirwanaho. Niba udafite ubushobozi, ubwo hamwe uzarinda upfa umuhamagaro w'Imana udakoze ibyo wakabaye ukora muri wowe. Babona ubushizi bw'amanga bwabo, baravuga bataba abantu ko tuzi ko ari abaswa, ntibigeze biga amashuri. Turabizi, nitwe tuyayoboye, turi abayobozi b'ibigo, turabizi, turi abayobozi ba za kaminuza. Mu banyeshuri batunyuze imbere abahungu ntitwigeze tubabona. None ko bari gukora ibintu byo ku rwego rwo hejuru kandi tuzi ko ari abaswa batize, birabatungura. Ariko ngo bibuka ko bagendanaga na Yesu. Mukozi w'Imana, uyu munsi ndamutse ndi mu muhamagaro runaka, natanze 500,000 nkatanga miliyoni kugira ngo uwo muhamagaro mbe nkurimo, nawe urabyumva ishyaka ngiye kugira si iry'Imana muri uwo muhamagaro, ni iryo kugira ngo ngaruze uwo muntu agiye kugira, ni iryo kugira ngo agaruze ayo namuhaye. Azakoresha imbaraga zose zishoboka. Hari n'uwo Satani ashobora kuriganya akahamuriganyiriza, no kwiba akajya yiba, natanze menshi, azagaruka ryari? Urumva ingaruka biba bigize ku itorero muri rusange. Umuntu ari kuri tagati yo kuvuga ngo natanze byinshi ngo mbe ndaha, nta buryo nabigaruza. Noneho rero urebe ingorane zihari zikomeye. Hamanutse itangazo rivuga ngo runaka Alfred Ev.Misago ntabwo tukikwemereye gukomeza gukora kuba muri uwo muhamagaro, urabugiye ku ruhande. Uzi kamere zizamuka? Icyo gihe hazamuka kamere nyinshi. Izi kamere ni iziki? Niba ari Imana yari yarampamagaye, niba narindi mu muhamagaro ari uw'Imana by'ukuri ndimo, kamere zizamutse ziki? Impamvu kamere zizamutse ni iyo mpamvu bashyize ku ruhande ntaragaruza ibyanjye natanze. Iki zose ni ingaruka zo kwinjira mu muhamagaro ukoresheje ruswa y'ubumenyi, y'ubutunzi, niyo kwikundisha cyane cyangwa se kwimenyekanisha cyane, kubifiteho ububasha mu nshingano ze bwo kuba yagushyira mu myanya. Ntabwo ginari numva ingaruka zibaho ku muntu watanze ruswa ishingiye ku mashuri ye, yego, y'ubumenyi bw'isi, n'uwatanze ruswa ishingiye ku butunzi. Ni izihe ngaruka zimubaho we ku giti cye muri wa muhamagaro yaguze utari uwe? Ni izihe ngaruka ziba kuri ba bandi babayoboke cyangwa se babandi yahawe kuyobora cyangwa abo yahawe kujyanamo umuhamagaro we? Ni izo mpande ebyiri, ingaruka kuri we ni ingaruka ku bo yahawe w'ishingiro. Urakoze cyane. Ingaruka ya mbere kuri uyu muntu nuko ibyo akora byose ntabwo abikora ashimwa. Ameze nka Sawuli mu mwanya twamukomojeho. Sawuli yasutsweho amavuta y'ubwami, ntiyasukwaho ay'ubutambyi. Aridunduguza aravuga uti ubwo Samweli atinze reka njye gutamba cyari igikorwa cyiza. Aravuze uti abantu bataza kunshiraho reka ngende ntambe. Aho kugira ngo yemerwe ku bw'icyo gikorwa cyiza akoze, ahubwo yisanga bari kumugaya, batahubwo kubera ibintu ukoze by'amahano tuguciye no ku ngoma. Ubwami bwo bwari buzakomere ntibuzaba bugikomeye, kuko imyumvire ufite, imitekerereze yawe uri hasi. Ninde wakubwiye ko umuntu ibintu byose abishoboye cyangwa abihamagariwe? Icyo ukoze si icyawe. Ingaruka ya mbere kuri uyu muntu, ibyo akora byose n'imbaraga atakaza, ntabwo ashimwa n'Imana, ashimwa n'abantu. Cya mbere ntashimwa n'Imana, ntabwo ashimwa n'Imana. Kandi ahubwo nuko ingaruka zinagira no ku nshingano yakabaye akora yahamagariwe. Indi ngaruka urakoze cyane. Iyo ngaruka yindi nuko
ikimutegereje yakabaye ari gukora nacyo kipfiriyemo, kiburijwemo. Kuko iyo ushutse ukanyereka ko icyumba ngomba kubamo ari iki, kandi icyumba cyanjye cyari kiri hariya, umugisha uri mu cyumba cyanjye ntabwo mpura nawo, ukomeza ukagumiyo, ngiye nkarwana n'umugisha w'abandi. Mu yandi magambo, mba ndi gukorera ku ifishi y'undi muntu, ndimo ndakorera ku ifishi y'umwungeri, kandi nge wenda ndi umuhanuzi. Ndimo gukorera ku ifishi y'umubwirizabutumwa, kandi wenda ndi intumwa. Ngize ingaruka. Kandi Imana nijya guhemba uwo murimo irahemba umubwirizabutumwa, ntihemba intumwa. Icyo gihe wowe rero ibyawe byabuza ababikora, ahubwo uri gukora ibitari ibyawe. Iyo ni ingaruka rero ikomeye cyane. Ubwo uruvuga ngo hari igihombo ku byo wakabaye ubonamo inyungu no kudashimwa. Ubwo abantu ibyo bintu bibiri bibariho. Aha turi kugaragaza ingaruka zihari hagati y'uri gukoresha umuhamagaro utari uwe ndetse n'abagenerwabikorwa ari kuwukoreshamo. Iyo twigisha inyigisho zo kugaruka kwa Kristo mu gihe cyo kuzamurwa kw'itorero, hari ugusubiranamo kuzabaho ku bantu bazasigara kuri iyi si, hagati y'abari babashinzwe n'abagenerwabikorwa. Izi ntambara zizahagurutswa cyane n'abagenerwabikorwa bahagurukira abari babashinzwe, bababaza impamvu batigeze babaha ukuri nk'uko kwari kuri. Kuki utanyigishije ibintu nk'uko byari biri bikaba bitumye nsigara? Kuki utambwiye ukuri nk'uko nagombaga kukubwirwa ukaba utumye nsigara? Basubiranemo. Izi rero ni ingaruka zikomeye. Paul yarabivuze abwira Timoteyo mu rwandiko rwa 2 mu kiriya gice cya 3 umurongo w'13, yavuze ngo abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobywa. Niba umuntu ari mu buzima bwo kuba yarayobye, kuko ni mu muhamagaro utwara uwanjye mba narayobye, nta buyobe buruta ubwo. Narayobye, naguze ibiryo ntarya bitari ibyanjye, naguze umwambaro utankwira. Kuki nguze umwambaro utankwira? Naguze ingutiya ndi umugabo, ngura ijipo ndi umugabo. Kuki naguze umwambaro utari uwanjye? Icya mbere ndayobye, kuko nguze ibintu bitari ntanazi ko ari ibyanjye. Icya kabiri, bwa buyobe nanjye ngiye kubwigisha abandi, nabo ndabayobeje, ngo bazaba bayobya nabo bayobywa. Ntabwo nanze ko abantu bahembwa bari mu mihamagaro, kuko na Paulo yarabivuze. Nubwo uyu munsi hari n'igihe usanga abahembwa atari bo bakabaye bahembwa. Hari no yabwiye Timoteyo aramubwira uti ujye ubitaho bose, ariko wite ku bavurwa no kugabura ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi uhembwa menshi mu madini suvunwa no kugabura ijambo ry'Imana. Ntugenzura uko bikorwa. Bijya bigorana kugira idini inama ya nyayo, biragorana cyane kugira idini inama ya nyayo. Sinzi ni inama ya nyayo wagira idini wabona, byanagorana. Cyakora ari itorero rya Kristo warigira inama, ariko kuvuga ngo wagira inama ya nyayo idini sibaho, ntayibaho. Kuko idini ririmo, nta n'igihe idini ritabamwe ibice, nta nubwo rizaburamo ibice, kubera ko idini ritunze abapfu rigatunga n'abanyabwenge. Idini ritunze urukungu rigatunga n'amasaka. Nta hantu hari amashyaka abiri ntabwo hateze kubura ibice. Singiye rero Ev.Misago ugiye kukura ibice mu madini, nta n'igihe bitazabamo. Ahubwo nakababwiye nti uhumutse amaso akamenya ko aho ngaho hari ibiroha abatera umugongo, ahubwo nibwo naba ndemye ibice. Kuko ubateye umugongo ahita agenda nawe akagonda hariya ihema shitingi, nawe agatangira akavuza ingoma, ahubwo ibice bikaba miliyoni. Ikizima rero nuko umuntu yakabaye asaba Imana ubwenge bwo kubiyungurura ibyo abwirwa n'abo ngabo bamunyura imbere. Naho se inama ngira idini zikuramo ibice zibaho? Ntazihari. We nuzibona uzazibabwira, nge ntabwo ndazihishurirwa. Umuntu umunyura imbere atuyatwigishije neza, undi ukurikiyeho kabiri ati uyu nguyu nta kigenda nadupfunyikiye. Nguko uko idini ryubatse. Ukuri k'ubutumwa bwiza gukwiye kuvugwa, tukubaka itorero ritariho ikizinga n'umunkanyari. Ubwami bw'Imana bukaguka biciye mu kuri kuruta ko byaca mu kinyoma. Kuko nitwubakira ku kinyoma tukabaho mu kinyoma, ntabwo intego ya Kristo izagerwaho kuri iyi si. Kandi tuzabazwa impamvu
tutigeze tugendera mu kuri kandi Kristo yari yakugaragaje. Reka rero tubasengera Imana nziza, urakoze cyane. Ubu ni ubutumwa bwiza bwo gufasha abatwumva kandi natwe tukikiza tukanikizanya nabo. Reka buhinduke imbuto itabora mu mitima y'ababwakiriye, kandi umenya ukuri nawe arwana ishyaka ryo kugira ngo azakumenyeshe n'abandi. Icyo twifuza twese nuko uko turi gusenya tuzasenyera umugozi umwe, noneho kuri wa munsi Kristo uzaba ugarutse ukazaduhemba nk'abantu bahagaze neza mu mwanya wari wadushyizemo. Icyoro gikomeze kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Reka dushimire wowe warufashe umwanya wawe ukurikiye kino kiganiro, tugusaba kudufasha twamamaza ubwami bw'Imana, usharingira abavandimwe n'inshuti n'imiryango, kugira ngo twese turebe ko twacika uyu mwanzi tukagobotoka mu maboko ye.